Kristo niwe banze byo kwizera menye neza ko Kristo ariwe byiringiro byonyine nziringira ziringira iso iwe banze yo kwizera neza ko ibyiringiro You people who've been asking me a lot of questions. Please stand. Hallelujah! 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 Ask me again. Ask me one more time. Hallelujah! Hallelujah! batari bakiza ngo babone iriya ntebe ngo iriho ubusa ngo hanyuma
There are people who have stopped coming to church because that seat was empty. Now, will you go one more time? Will you go again? We are going to welcome our bishop. Yamigira neza Yamana yamigira neza Yamana yamigira neza we Yamana Yamana yamigira neza Yakomeye yamigira neza we Yamana Yamana yamigira neza Osenga yamigira neza we Yamana yamigira neza Yamana yachuwe Yamana neza Yamana Yamahoro Yamana irakomeye Yamana irakomeye Yamana iyo mana we Yamana yarabarinze Yamana nayishiramira Yamana iyo mana we Yamana iyo mana we Yamana iyo mana yamigira neza we Yamana yamigira neza Yesu nashimwe cyane Praise Jesus. haleluya ya ni ya iyo mana ni ya tuyikunde ni ya yarabikoze ni ya yaturinze ni ya iyo mana ni ya iyo mana ni ya iyo mana ni ya tuyishime ni ya tuyikorere ni ya arufa na omega agira iherezo yavugiye asohoza iyo mana ni ya iyo mana ni ya iyo mana ni ya haleluya maze rero And then ngiye kubahobera I'm going to hug you. bwira mugenzi ngo gerayo nahoberera umushumba wanjye Tell your neighbor, move aside. I need to hug my bishop. ntiwumve kuri kure yanjye Don't feel far ntushaka from me. uhumirize wumve kuri mumpobera basi You can even close your eyes to feel that you're hugging me. haleluya Hallelujah. murambura ibiganza rero murambura amaboko Spread your arms. ndabahobereye mu izina rya Yesu Kristo I wa hug Nazareti you all in the name of Jesus. ndabahobereye mu izina I hug you all in the name of haleluya Jesus. Hallelujah. amashimisho ku mana yacu Mighty hand clap to the Lord. nari mbakumbuye kandi cyane I've missed you dearly. kandi namwe mwari munkumbuye And I know very well that you've missed me muri mwe as hari abo well. twagiye tuvugana ndetse nkashyira no kuri video tukavugana There are some that called me even on video call. abashumba twaravuganaga kuri video byose tukavugana The pastors, we've been talking over the phone. kandi Imana yabaye mu ruhando rwacu twese And the Lord been with us. amen Amen. haleluya Amen. icyo nababwira cyo nuko Imana ni iyacu What I want to tell you is that God is ours. bwira mugenzi ngo Imana ni iyacu rata Tell your neighbor that God is ours. haleluya haleluya Hallelujah, hallelujah. ntabwo nari hafi aha nari kure I was not near, I was very far. ariko nta kure y'Imana However, there is no far from God. kandi amateraniro yose nayakurikiranaga Imana yazanye ikoranabuhanga irakabyara We thank God for technology because I've been following online. n'abashimaga n'abajya buri cyose nabikurikirana Though that shared the testimonies and everything I've been following. ariko nkumva ndashaka kugaruka kubabamo nanone But I really wanted to come back here. none Imana yabikoze And now God did. Yesu nashimwe cyane Praise Jesus. harimo twaganiraga bamwe bakavuga ati kuzi ngo uriho undi uriho cyangwa warapfuye And they were asking me, are you alive? Are you sure you're alive? ndavuga nti ndiho I was like, I am uri habi alive. cyangwa uri heza ndi heza rwose bamwe nka uri wundi na John twaravuga John ari hera Where is John? We spoke over the phone. nawe John wana ndi kuzimu cyangwa ndi buntu I asked him whether I was in hell. rero
Imana ibaho umugisha cyane mwabaye abana beza musigara mu rugo. God bless you. You stayed well at home. Karuko kwiza kw'Imana kwabanye nawe. And the mighty hand of God was on you. Hallelujah. Hallelujah. Yesu nashimwe cyane. Praise Jesus. Ndabakunda cyane. I love you dearly. Kandi kiruta byose Imana ni igukunda cyane kuruta And abantu. above all, God loves you dearly. Ndi hari Imana yavuganye nanjye. When I was there, God spoke to me. Kandi ibyo yavuganye nanjye hari ibyo nabonye hari n'ibyo ntegereje. There is what I've seen already, and there's what waits to passing. Mbariza mugenzi wawe. Ask your neighbor. Hari icyo wavuganye n'Imana. Did God speak to you? Ikibazo ni kimwe. The question is one. Abantu bakunda gutega amatwi abantu kuruta ko yatega Imana. A lot of people loves hearing from people instead of hearing from God. Abantu baravuga ibyo bazi. Imana ni ivuga ibyizi n'ibitarabira bivuga bitaraba. People talk, but God speaks what even to happen in the future. Fitibanga ngendana kandi riri mu mutima abantu ntibariziwe ariko Imana yo ijya ibimenya fitibanga mu mutima wowe ntabwo bakuzi ariko Imana irakuzi cyane nta nubwo wakwishushanya uko yakuye nyirabizwe iracyakora imirimo Tell your neighbor, keep the secret that God told you. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ibyo Imana yavuze kera hari byo avuga tuti ntitubyumve. Revera uri bukitubwira urusengero rufite hasi no hejuru. Tukiri kumuhima ahantu muri ntuza. Ako maracyahibuka. Do you remember when God spoke to us in Muhima? Ayo bango zifite hasi no hejuru none dore tururimo. He said Yavuga we'll have a bidashoboka. None yarabikoze. God did. Ndagutangariza ko Imana igiye gukora bya bindi yakubwiye. I announce to you today that God is about to do what He told you He will do. Hallelujah. 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 Nanjye mu minsi yashize nisanze ahantu ntatekerezaga heza. Naho ni kweli. I Burya urasezeranye kandi ugasohoza. found myself in a place that I love dearly, and I say, God, you really do keep your promises. Ibanga riri ku mutima rero. The secret is a heart. Komeza ikamba ryawe hatagira uritwara Satana arashaka ko rigukura ku mutwe komeza ikamba Imana ishimwe cyane hatagira baririmbye hatagira uritwara Satana arashaka kurigukura ku mutwe akuvugisha ibyo utazi utabonye ujye uririmbira abanyamibabaro bishimye niki Imana yaguhamagariye bwira barushye mu bwa buri muzayisara baruhura Amen. ntukagire indimi ebyiri Amen. uvuge ngo wabonye ibintu utabibonye vuga uti numvise Yesu ambwira ngo ndiho kandi n'ejo nzabaho Amen. ibindi si ibyawe Imana ishimwe cyane Amen. haleluya haleluya Hallelujah. Hallelujah. haleluya haleluya Amen. akanyoni katagurutse Ikamenye ubwize. namenye ko mu Rwanda dufite Imana irekereraho Amen. haleluya Amen. yewe waramutse kwamere cyane Yesu nashimwe Praise Jesus. maze rero naje kubasuhuza I've come here to greet you all.